iyo urebye muri iyi minsi kuva papa yapfa, Papa Francis kuva yapfa, ibitangazamakuru hirya no hino ku isi hatangiye gusohoka amakuru avuga ngo uyu niwe papa wa nyuma ubayeho, nta wundi papa uzabaho. Ndetse bakabonera no gukomeza bohereza izindi nkuru nyinshi asohoka amakuru agiye atandukanye avuga ngo ndetse iherezo ry'isi riri hafi cyangwa se risa nk'iryageze ku buryo nta wundi papa uzongera kubaho. Ayo niyo makuru mwatangiye kubona agenda azenguruka. Papa akimara gupfa, umuyobozi wa World Economic Forum cyangwa se WEF Klaus Schwab nawe yahise yegura, aravuga ati uyu mwanya nkuvuyeho. Nyuma y'imyaka myinshi cyane iyi World Economic Forum ibayeho, uyu mugabo Klaus Schwab ari wiyoboye, ngira ngo mwagiye mubyumva, nawe yahise yegura. Mwagiye mubyumva uno mugabo kenshi twagiye tumugarukaho ukuntu isi igenda imufata nkaho ari we ugenda uzana ibintu byinshi ngo bibi ku isi, abenshi bumva bamwita ngo ahagarariye seke n'ibintu byinshi mugenda mwumva kuri uyu Klaus Schwab. Nta muntu wari uzi ko yavaho hari yeguye kuri uriya mwanya papa akimara gupfa. Iyo n'indi nkuru ya kabiri abantu babatunguye cyane. Uyu mugabo akimara kwegurana, mbere yuko yegura twagiye tubona inkuru nyinshi nanone ejo bundi zihita zikomeza zivuga ngo uyu mugabo yashinjwaga kubeshya isi no kuyobya abantu muri rusange. Uyu mugabo Klaus Schwab ku batamuzi n'uwo byavugwa akazamusimbura, n'inkuru nyinshi twagiye tumukoraho. Uyu uhagarariye cyangwa se wanashinze iyi World Economic Forum niwe mugabo wagiye uvuga ati mu myaka iri imbere kugira ngo isi ibeho yishimye nuko nta muntu uzaba afite ikintu cyatunze. N'utuntu ngutwo gutwegeye azana ati ikintu kigiye kubaho nuko umuntu azajya abaho nta kintu kina kimwe atunze kandi akabaho yishimye. Utavuga ngo utunze imodoka yawe, utavuga ngo utunze ubutaka bwawe, utavuga ngo utunze inzu yawe, oya. Iyo system igira ngo narayibasobanuriye n'uwo mushinga wose n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uyu mugabo akimara kwegura ejo mundi bahise bavuga ngo uyu mugabo araregwa kugenda abeshya isi, agenda agerageza kuyicurika. Apana ibinyoma kwa kundi umuntu nyine isi ayigoreka muri rusange n'ibibamo byose. Ndetse ikindi cyese gikurikira ukabona kiri gusorwa n'ibitangazamakuru nka za The Times n'ibindi binyamakuru bikomeye, wasanga bavuga ngo uyu mugabo Klaus Schwab, uyu mugabo ngo ari gukorwaho iperereza bitewe n'amafaranga yagiye anyereza ya World Economic Forum, ugasanga ari kuyakoresha ku giti cye kandi yakagombye kuba ari kino kigo. Kwibutsa ni ikigo yashinze muri icyo cyumweru n'ubundi papa yari yamaze gupfa. Muri izo nkuru za Klaus Schwab tudashaka guhita tugarukaho none turi buze kugenda tuzinjiramo, nibwo wasanga ibitangazamakuru nka za The Guardian n'ibindi binyamakuru bikomeye cyane ku isi biri kwandika inkuru zivuga ngo abanyesiyanse b'Abongereza cyangwa se bo mu Bwongereza bemerewe inkunga ikomeye cyane n'amafaranga menshi cyane, amamiliyoni mu mayero, yo kugira ngo babashe gukora cyangwa se bemerewe guhabwa uburenganzira no kuba batangira noneho gukora kwihindura ry'isi. Mbega isi batangire bagerageze bayihindure iyi turimo. Ndagira ngo wumve ibihe turimo, wumve n'umwanya turimo. Aba banyesiyansi b'Abongereza bahawe amamiliyoni n'amamiliyoni mu madolari, bemererwa kugira ngo barwane cyangwa se bahangane no guhindura iyi si yacu, by'umwihariko ngo icyo gihe baba bari guhangana n'ikirere, bajye mu kirere bagerageze guhinduramo ibintu byinshi, bajye munsi y'ubutaka, bajye mu mazi, icyitwa isi muri rusange bakine nacyo bakijagajage, nka ko umuntu ashobora kwinjira mu moteri y'ikintu runaka akagihindura akagikora ukundi, isi bayinjirire bayikora ukundi kose. Ati umuterankunga wa mbere ni leta y'Ubwongereza, bemerewe kugira ngo bakorere ubushakashatsi kuri iyi si yacu, uko Imana yayiremye bayinjiremo bayihindagura ibintu byose. Uvuze ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo mujya mwumva nk'ibintu ngo bashobora gushyira mu kirere ahantu hataherukaga kugwa imvura ugasanga imvura iraguye. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo rero ndi kukubwira, n'ibindi nkabyo noneho bakajya no munsi y'ubutaka mu nyanja, ibintu bakabihindura. Ibyo byose ahanini bakabikora mu rwego rwo guhangana ngo n'ihindagurika ry'ikirere. Cyo nanone bikahita wenda dushobora kuhita tunabihuza no mu mwaka wa 2021. Mu mwaka wa 2021 inkuru zavugwaga zanditswe cyane igihe twari turi muri corona, ahari riyo abenshi mwari muhangayikiyeho, ariko hari n'ibindi byari biri kuba. Cyo gihe Bill Gates mu mwaka wa 2021 yatanze amafaranga ku banyeshuri b'abahanga cyane b'abanyesiyanse bigaga muri kaminuza ya Harvard. Ni umushinga wari wazanywe na kaminuza ya Harvard, ni kaminuza yambaye cyane muri Amerika. Abanyeshuri bayo b'abahanga muri bo, n'uwo mushinga wari wemejwe n'ikigo cya Harvard. Bill Gates yabahaye inkunga y'amafaranga ashoboka yose kugira ngo babashe anashyigikira igitekerezo cyabo n'umushinga wabo wo kugira ngo barebe ko baboroka izuba. Kwa kundi bavuga ngo izuba riraka cyane, uburyo rirasamo, mbega bari boroke bashyira akantu imirasire igira ubundi buryo tugeraho bubayiborotse. Urabona buriya hari ukuntu izuba rigukubita mu maso, nkatwe ukaba wakwambara akantu k'agafime kugira ngo imirasire y'izuba wenda itagukubita cyane, nubwo nabyo atari byiza, tuzareba impamvu yabyo.
abantu bize indimi cyaba igifaransa cyangwa icyongereza baba bafite certificate zibyemeza maze ni inkuru nziza. Ubu dufite offer nziza yo kujya gutura ndetse no gukora muri Canada ku bantu bafite certificate zerekana ko bazi indimi hagati y'icyongereza ndetse n'igifaransa. Aya mahirwe azaguhesha kuva i Kigali ufite akazi, visa ndetse n'ubwenegihugu bwa Canada ibizwi nka permanent residence. Icyo usabwa nta kindi, urasaba kutugana muri Rama Travels tukaguha ubusobanuro burambuye ndetse tukanagufasha gutangira process yo kubona ibyangombwa. Bifata hagati y'amezi 3 n'8 ngo ibyangombwa byose biboneke, kandi ku kiguzi gisabwa wishyura 50% andi ukayatanga wabonye visa. Ntuhangayike kandi kuko ugize amahirwe make n'ubone visa tugusubiza amafaranga yawe havuyeho make service. Tugane muri Rama Travels uyu munsi tugufasha kubona ibyangombwa byo kujya gutura ndetse no gukorera muri Canada ufite permanent residence. Ibyo byose rero nibyo Bill Gates yarashyigikiye avuga ngo tugende tuboroke izuba imirasire uburyo igera ku isi bitandukanye. Imana hari uburyo yaremye imirasire y'izuba n'uburyo igomba kugera ku isi, ariko Bill Gates yatanze amafaranga kugira ngo uwo mushinga wa Harvard n'izo nzobere zigende zigerageze guhangana n'uburyo izuba rirasa ku isi cyangwa se ritugeraho. Icyo gihe yavugaga ko ngo bagomba gutangira ubushakashatsi bwabo n'amateste yabo ngo bakagenda bagapuriza mu kirere, bagapurizamo icyitwa calcium carbonate. Icyo gihe nanone bakavuga ko ngo bagombaga kuyimena mu kirere cyo mu majyaruguru ya Scandinavia, muri biriya bihugu bya Scandinavia hari mu mwaka wa 2021. Gusa nanone ngo byaje kugorana ubwo abaturage batuye muri biriya bice bya Scandinavia, ubwo ni mu Burayi hararuguru, batangiye kwigaragambya bakavuga ngo ibi bintu ntabwo tubyemera, babandi barwara uburenganzira bw'ikirere, abaturage batuyeho barasara. Ibi myigaragambyo bakavuyo gakomeye cyane, baravuga ati nta muntu uzaza gupuriza ibintu mu kirere cy'iwacu ngo no mugiye gukorera teste, ntago tuzi bishobora kuvamo. Ibyo bigiye byarangiye amareta ahagurutse aravuga ngo koko muyemuretse turabona abaturage bahagurutse. Buriya imbaraga nyinshi ntago ziba mu banyamafaranga, nta nubwo imbaraga nyinshi ziba mu bayobozi, imbaraga nyinshi buriya ziba mu baturage. Iyo bahagurutse bakavuga ati iki kintu turacyanze, nibo baba baranagutoye, nibo bashyiraho n'umukiro wese, amafaranga yose waba ufite, abaturage buriya nibo bafite imbaraga zabo zirenze izundi uwo ari we wese, ntihazagira umuntu ukubeshya. Icyo gihe abaturage barahagurutse barigaragambya barabyanga, birangije byarangiye n'ubundi koko uwo mushinga usa nk'uhagaze, ariko ntabwo bivuze ngo wararangiye. Bill Gates akimara gusa nk'uwuvuyemo mu mwaka wa 2000, nyuma y'umwaka ibyo bibaye, Jeff Bezos niwe muramuzi, ni umukire uyu nyiri Amazon. Ibyo nawe yahise atangira noneho gahunda ye. Uyu Jeff Bezos aravuga ngo uyu mushinga reka mwikomereze, ati noneho ngendagira ngo mushake ikirere mugende mugiteremo sulfur dioxide SO2, mugende muyitere muri icyo kirere. Nama chemicals, n'ubwoko bw'amakemicals bagende babupurize mu birere ahantu runaka mu rwego rwo kugira ngo bahangane no kuboroka iryo zuba. Mbega wari umushinga nawe noneho ahise avuga tubwo Bill Gates bamwigaragambije ameze nk'ubihagaritse, reka ngiye byinjiremo. Tibagiye ko muri ibyo bihe Bill Gates n'ubundi yavugaga ngo ibyo bikorwe gutyo, n'ubundi icyari kimeze nkaho kiri kumwitirirwa iyi COVID-19, n'ubundi byasaga nkaho akomeje kugenda afatisha. Ngira ngo mwabye mubyumva abantu benshi bavuga ngo Bill Gates yashoye amamiliyari n'amamiliyari mu nkingo mbere y'uko kino cyorezo cya COVID kiza. Kimaze no kuza noneho tumaze kuvuga ati turakiruhutse, twabonye ama interview menshi akomeza avuga ngo iki si cyo cyorezo cya nyuma, hari n'ikindi kigiye kuza, ati ndetse tuzakenera inkingo nyinshi. Noneho yashoyemo amafaranga menshi mu nkingo ngo kugira ngo twitegure icyorezo kigiye kuza. Bivuze ngo cyaza kitaza izo nkingo uko byamera kose muzaziterwa tu, kuko yashoyemo amafaranga menshi cyane, kandi si we wenyine. Ibyo bigatera abatuye isi ubundi bwoba bwinshi cyane, kuko Bill Gates yakomeza atubwira ati icyorezo kigiye kuza mugomba kuba mufite inkingo, kandi nashoye mu nkingo. Uyu mugabo Bill Gates uri kuvuga ko inyama zino turya zigomba gucika, ngira ngo mwagiye mubibona tubikora ibiganiro, ati izi nyama murya mugomba kuzivaho tugatangira kurya ubwoko bw'inyama bukorerwa muri laboratoire. N'ubwoko bw'inyama Bill Gates ari gukora yifumburiye, ari gukora inyama zakorewe muri laboratoire ngo nizo tugomba kujya turya. Ngo bino bintu byo kurya inka no kuzorora n'iki bifite ukuntu byangiza ikirere bigahumanya n'ikirere. Ibyo bintu byose nyine ni ibintu ndi kukumvisha muri rusange isi turimo muri kano kanya, amakuru adasanzwe n'ubwenge bwa muntu aho bigeze muri kano kanya, kugira ngo nze kuganisha aho nshaka ko tuganisha. Niyo mpamvu ndi kukubwira inkuru nyinshi zibiri kuba ku isi n'abanyabwenge bacu. Mu minsi mike ishize undi mugabo bita Dustin Moskovitz, uyu nguyu ni umunyemiliyari ze, ni umukire cyane utunze za miliyari, ni umwe mu bafatanije na Mark Bezos kugira ngo bashinge Facebook. Nawe yatanze amafaranga menshi cyane mu mezi make ashize kugira ngo atere inkunga abanyesiyansi bari gukora ubushakashatsi muri Mali hano ruguru, muri Brazil ndetse no muri Thailand, kugira ngo abo banyesiyansi bakomeze bige banamenye uburyo ki
twabasha guhindura no guhangana n'iyi mirasire y'izuba n'uburyo imirasire y'izuba yajya igera ku isi imezemo itameze nk'uko yari isanzwe ihagera imeze. Uyu munsi wa none hari kuba icyitwa transhumanism. Kibita ngo ni transhumanism nanone kiri kuba n'ubundi bwenge nanone buri kuba ku isi ndetse byaranatangiye, aho umuntu agenda akavuga ati ngewe uyu mubiri wanjye ubushobozi bwawo buri limite, ngira gutya nakora akazi nkananirwa, sinshobora guterura ibintu biremereye, wenda gutya ndashaka ko intoki zanjye zikora mu buryo bwihuse cyane kurushaho wenda mu gihe ndi gukanda mashine. Ngira ngo ujye ubona abantu iyo bari kwandika n'imashini zino computer baba bihuse cyane, ushobora gukora utuntu twinshi cyarimwe. Icyo gihe icyo bakora ni iki? Bafata kino kiganza cyawe cyangwa se akaboko kawe, urwo ni urugero nguhaye rwa mbere, bakaba bagakata bagashyiramo ibyuma n'amamashini yihuse ateye nk'intoki zawe kugira ngo intoki zawe zijye zihuta zikora ku kazi cyangwa ziteruwe n'ibintu biremereye, bakakongera n'ubundi bushobozi wenda kunanirwa gake, mbega ku buryo igice uba uri umuntu ikindi gice uri icyuma, bakajya mu bwonko bwawe bakaba bagira ibyo bashyiraho. Twabonye ejo bundi uyu mugabo Elon Musk yashoye amafaranga kandi byatangiye, igeragezwa ryaratangiye, aho bagushyira microchip cyangwa se n'agachip bagushyira mu mutwe ku buryo ushobora gukontorora imashini utayikozeho, weho n'imashini mukaba mubaye umuntu umwe, ku buryo ushobora gufata telefone kuko ubitekereje gusa ugakontorora ya mashini ya telefone, ukaba wayibwira ati jya muri ntuvuge, ubwonko gusa bwawe buri kubikora kubera ya chip bagushyizemo, ukaba watekereza ati cyangwa se ugakominikana na ya telefone iri hirya, ukandika message telefone utayikozeho, n'uyohereza ukayohereza, cyangwa se ugakora ibintu byinshi ukoresheje ubwonko bwawe kubera iyo chip bashyizemo. Ngira ngo uri kumva ngo ubwenge bwa muntu hano buri kugenda bugana, buri kugenda bugera. Ibi bintu by'ikoranabuhanga biri kugenda biza ku rwego rwo hejuru, biri kurenga kwitwa ngo ni tekinoloji, bigahinduka nk'idini. Abakiri bato, abakuze, abakeneye ibisubizo, abanyotewe n'ubwenge bw'isi cyane no kuba babona ibisubizo bye bakimara amatsiko menshi, ntago bakibifata nk'ari tekinoloji, babifata nk'Imana basenga. Urabizi Imana tuyishakaho ibisubizo, ibyaducanze ukayishaka ku Mana ibisubizo, akumva ko ubuzima bwawe ibisubizo byawe bigomba kuva ku Mana no mu gukora kwawe nyine bwa bushobozi yaguhaye. Bano noneho bumva ko ibisubizo byabo bigomba kuva muri iyo tekinoloji yabo, muri uku kwiyongerera imbaraga, kuko hari ibyo adashoboye gukora byihuse kubera ubushobozi Imana yamuhaye hari aho bugarukira, akavuga ati reka niteremo ibindi bintu igice kimwe nigire icyuma ikindi mbe ndi umuntu. Mbega noneho bikamera nk'aho nibyo basenga nibyo baramya, nicyo kintu bumva ko kigomba kubaha ibisubizo, niho kwizera kwabo kugarukira kuri ayo mamashini n'iyo tekinoloji. Mbega niyo mpamvu bakubwira ngo byabaye idini. Abanyamadini bakomeza kuvuga ngo uko ikiremwa muntu kiri gukora bino twitiri kwita ngo ni artificial intelligence cyangwa se zino AI muri kubona, aho turi gufata amamashini tukayaha ubwenge, kayaha data z'ubuzima bwacu bwose. Buriya ano mamashini kugira ngo byumve neza ko aya mamashini twayahaye ubwenge, turi kujya tuyaha ubwenge nk'ubwa muntu, ano mamashini twayahaye data zacu, ano mamashini z'ubuzima bwacu, ano mamashini z'ibintu dukunda. Nawe uri kundeba muri kano kanya kugira ngo urugero rwa hafi wahita ubona ko aya mamashini z'ibyo ukunda. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube ukunda kureba ibintu bisekeje, imashini ziba zarakumenye ibintu ukunda. Ukinjira ugifungura YouTube bahita bakuzanira ibintu bisekeje biri muri ako gace byose, akaba ari byo ureba. Nimba ukunda kureba channel ya Rocky ibyo akora, uzarebe buriya hafi ngaho ku ruhande bariho n'izindi channel bahita bakwereka zenda gukora n'ubundi nk'ibyo nanjye nkora cyangwa se twenda kugira nk'ibyo duhuza, kuko guyawe baba barayibonye n'ubundi nabyo bakahita babiguha. Mbega imashini zigenda zikwiga, zimenya amakuru yawe, zimenya guzawe, ibintu nk'ibyo byose. None abanyamadini nibo bakomeje kuvuga b'inzobere, ariko babandi bo hejuru apana babandi b'abameni birirwa babafurapa, b'abanyamadini b'inzobere bize bino bintu by'iyobokamana bari hejuru cyane. Baravuga ngo uko ikiremwa muntu mukomeje gufata amamashini mukayaha ubwenge akamera nk'abantu, amarobo ari kutuvugisha, ibyatunaniye turi kubaza za ChatGPT zikabitubwira, zikabidukosora, zikatwereka ibyo ari byo, ibyo byose amarobo, mbega ibyuma, amamashini turi kuyaha ubwenge bwa muntu. Nguko amamashini tufata ubwenge bwa muntu tukayabuha, amamashini akarushaho kuba nk'abantu, niko noneho twebwe abantu natwe ngo turi kugenda tumera nk'amamashini ubwacu. Twebwe ahubwo turi kuba amamashini, turi guhindura umwimerere, originality Imana yashatse mu muntu nuko yamuremye, tukihindura amamashini. Amamashini yo tugashaka kuyaha ubwenge bwa muntu, niyo ari kuba abantu kuturusha. Ubwo tutaragera ku bantu bari kuryamana n'amamashini kuko bumva ko ariyo yabo, tutaragera ku bantu bari kubyarirwa n'amamashini
kuko bumva badafite umwanya wo kuba babyara, bakavuga ati nge nta mwanya mfite wo gutwita umwana, nzajye kumubyara, indiza y'ama stretch n'ibiki byose, amabere agwe, ati uwo mwanya ntawo mfite, reka noneho fata intanga tuzishyire mu mashini, amamashini aba ari yatwita ambyarire, kwa kuvuguruza bwa bushake bw'Imana kandi abantu ari bazima. Babwiye itangazo ryasohotse rigaragaza ngo icyo twakwitega kuri AI mu mwaka wa 2030 harabura imyaka 5 yonyine, turi 2025. Ikintu cya mbere kizaba kuri iyi si yacu ngo nuko buzajya bwira umuntu ahuye anaganiriye cyangwa se anahawe serivisi cyangwa se afashijwe n'amarobo, ya marobo ahagarara agenda muvugana mubona, mwatangiye kuyabona, muzajya muhura munavugane munapange mugire gute nkukuhura none n'umuntu buri munsi, bizaba ari ibintu bisanzwe. Se mu mwaka wa 2030 harabura imyaka 5 ngo tuhagere, ngo tuzaba dukoresha AI nka personal assistant bacu, tuzajya dukorana na AI nk'aho aribo barimu bacu, mbese nk'aho aribo bajyanama ba kariyeri zacu. Ndetse mu gihe umuntu afite depression yataye umutwe wo kujya kureba abatherapist b'abantu bafite amarangamutima, umuntu azajya ajya kuganira na AI mugira inama, itware gutya, nimba uri muri ibibazo iruba bari ryo rikuganiriza rikubwira ukuntu ukwiye kwitwara. Bibaho kwa kundi abatherapist babigenza nyine bagukansoringa cyangwa se bakugira inama z'imyitwarire. Ndetse tuzajya tunaburanirwa n'ama AI, binabavuka bavuga ngo bazaturira amafaranga mpaka uya uzajya ugenda ikirego cyawe wituganira n'irobo cyangwa se ushyire mu mashini uganire na AI wibwira ati ikirego cyanjye rero kimeze gutya, ngiye kuko umuntu naramwishe cyangwa se umuntu naramwibye, nkuko ubwira avoka ikirego cyanjye rero ndashaka kugikwepa bigenza ukuntu uru rubanza nkarutsinda. Kumwe nakubwiye ngo data zose, amakuru yose, ibitabo byose twarabifasha, amakuru yose n'amasomo yose tubiha AI. AI iti gusubiza ati rero uru rubanza turarukora gutya, turaruburana gutya, biragenda gutya. AI ku buryo izagiza no mu rukiko ikakuburanira, bakayishyira ari ikavuga ati ndavuka uyu mukiriya wanjye ibi mu muriga ntago ari byo. Ibyo ngibyo nibiri bugende bidukura mu kazi. Bill Gates ejo bundi yarari mu kiganiro nanone nk'ibisanzwe. Uyu mugabo tugomba gufatira umwanya tukamugarukaho tumuhereye mu bwana kugeza uyu munsi wa none na agenda ze afitiye isi yacu. Uyu mugabo yarivugiye mu kiganiro, amajwi yendaje nyakumvishe mu kanya, ari kuvuga ngo mu myaka mikiri imbere, miki cyane, nimvuga imyaka ngiri imbere ntutekereze imyaka 10, 30, 50. Oya, Bill Gates yaravuze ngo mu minsi mikiri imbere ntago tuzajya dukenera amaboko ya muntu cyangwa se akazi ngo turi guhakaza abantu. Ati ibyo bintu ntago tuzaba tubikeneye, ntago dukeneye umusaruro utangwa n'umuntu. Ati kuko AI igiye gusimbura abadokiteri bino mwigaga ngo nize imyaka 7, imyaka 10, imyaka ingahe, ngo nize bimvurnye cyane, reka nza abantu mbavure mbakoreho ryake. Ibyo bintu ngo abaganga bagiye gukurwa mu kazi n'aya mamashini zino AI. Abarimu bagiye abarimu bo ni vuba vuba bari mu marembera, n'ubu ngubu batangiye kugenda, kuko ibintu byose umuntu yabasha kubyigisha akoresheje AI. Ibyo ari byo byose wabyigisha ukoresheje iri koranabuhanga ryaje, atari ngombwa umwarimu. No kuvuga ngo abarimu ntago bazaba bagikenewe mu kazi, n'abantu benshi, imirimo myinshi ngo myinshi ishoboka hafi ya yose ntago izaba igikenewe mu myaka mikenya cyane iri imbere. Abantu benshi bagiye gukurwa mu kazi. Ndetse Bill Gates yakomeje muri icyo kiganiro avuga ngo ntago tuzaba dukeneye ikiremwa muntu ko gikora iminsi 5 mu cyumweru nk'iriya mwakoraga, hari n'abakora 7. Ati byibura tuzaba dukenera ko abantu bakora iminsi 2 bitahire bajye kuruhuka, ibindi bisigare bikorwa n'amamashini n'amarobo, ibintu byikora. Nakubwiye ngo uyu munsi wa none ibintu byinshi birikora, tekinoloji yaratangiye. YouTube channel nyinshi mubona hirya no hino ku isi nta muntu uza ngo yicara avuge, amarobo arabyivugira akabyaplodinga, wowe ukagenda ugiye guhembwa. Iyo niyo tekinoloji igezweho, ibintu byose bisigaye byikora nyine, wowe ukagenda ibintu ukabisetinga bikajya byikora. Niyo mpamvu Bill Gates akubwira ngo mu minsi mikiri imbere turaza kujya akiremwa muntu dukenera ko gikora iminsi 2 gusa ku munsi, ibindi bikorwe n'amamashini n'amarobo. Ntago umuntu akenewe muri kano kanya. Uwo ni Bill Gates niko yavugaga. Bill Gates buri gihe uvuga ngo iyi si yacu tuwe n'abantu benshi, dukeneye ko bagabanywa. Ataba abantu ni benshi sinaga izaba pevera, dukwiye gushaka ukuntu bagabanyuka ku isi. Aya marobo n'amarobo azajya atanga za serivisi wahaga umuntu, ugenda usanga ni robo rihari kuri reception rikwakire, rinakwakirana urugwiro, naritonganye rikwihanganire. Apana kumwe umuntu mubaza serivisi agatangira kujya muri telefone. Buriya rega amarobo turusha no gukora akazi. Urinjira ahantu ukabona umuntu rwose mabuja ari mu gatelefone yagusuzuguye cyane, kandi ari muri ofisi ya leta yashyizwemo na leta, ukabona yagusuzuguye cyane, yigize ibintu bya hatari. Mbabona
ariko amarobo azajya bahicaye akwakire neza, wayatonganya, agusekere, akwinginge, agukorera ibintu byose, serivisi zose usanga niyo ari kukwishyuza ku buryo nta kibazo na kimugira. Mbega nureba neza aya mamashini ari kudukura mu kazi. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited. Iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai. Ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye handi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko, bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782 91 96 unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose. Bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. Nimba batubwira ngo mu mwaka wa 2030 amarobo tuzajya tuba tubana nayo tunayafata nk'ari bagenzi bacu, nka hari abantu tuhorana nyine ari ibintu byamaze kurangira, atari ikintu ubona nk'ari igitangaza cyangwa cyatujemo. Ibi ntabwo ariko Imana yari yarabiteguye. Imana yari yararemye abantu ivuga ngo bagomba kubaho, ntabwo yari yararemye ko tugomba kubana n'ibimashini bifite ubwenge nk'ubwacu cyangwa se binaturusha, nitwe twabihaye ubwenge ari byo bidukorera ibintu byose cyangwa bidufasha ibi n'ibi. Akanya kare kose bishobora no gutwigaranzura. Ntabwo ariko Imana yari yarabipanze. Ntabwo yari yo gahunda yayo. Ntabwo Imana yari yarapanze ko abantu bazajya bajya kubyara kugira ngo babyarirwe n'amamashini. Umubiri w'umugore niwo wagombaga kubyara, kuko ngo azajya byara babaye, niko Bibiliya yari yarabipanze. Abantu ibyo bari kubikwepa. Nanone ntabwo Imana yari yaremye ko abagabo n'abagore bazajya baryamana n'amamashini cyangwa se no marobo. Ibyo byose muri rusange ikintu kiba kirimo bashaka kumvisha ni ibintu bivuguruza ubushake bw'Imana. Ikintu cyose Imana yari yarasetinze ngo kigomba kugenda gutya, Satani niwe muntu wenyine ubushaka kukivuguruza kugira ngo agabanye na bwa bushake bw'Imana. Amarobo ubu tuvugana yamaze gutangira kugurishwa no kwinjira mu bantu, akabana n'abantu mu buzima bwa buri munsi. Kim Kardashian muramuzi, mujya mubona robo babana birirwana n'abandi n'ibindi by'amarobo mbavuze abo ngabo muzi. Ari amarobo ari mu bwoko bw'ayitwa ngo ni Optimus cyangwa se humanoid robot. Ariko Optimus ni brand yayo yakozwe na Tesla. Baravugwa ko ngo mu mwaka utaha uyu nyiri Tesla aya marobo yo mu bwoko bwa Optimus azarekura ku isoko arenga 100,000 akaba ari mu bantu. Kugira ngo wumve icyo nashaka kumenyesha muri kano kanya nuko bino bihe turimo ni ibihe Bibiliya yari yaravuze, ni ibihe Bibiliya yari yaragihanura. Nta kintu gishya kijya kiba Bibiliya itabivuze. Hari abahanuzi bari barahanuye bino bihe turi kubamo, ndetse na Yesu Kristo ubwe yabyivugiye. Umurongo wa mbere usa nk'uvuga kuri ibi bintu nibisangwa mu gitabo cya Daniel. Daniel ni umwe mu bantu banditse bimwe mu byahishuwe cyangwa se bino bitabo dusangamo ubuhanuzi bwinshi. Pana ba Yohana bari abibyahishuwe. Daniel ari mu bantu ibintu bagiye bandika biri mu bintu byinshi birimo ubuhanuzi bwinshi cyane cyane ubujyanye n'impera y'isi. Kuko Daniel yisomye muri 12:4 Imana yaramubwiye ngo Daniel, bumba igitabo cyawe ugifatishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ati kuko benshi bazirukanka bajye hirya bagaruke hino bari kugerageza gushaka ubwenge no kugwiza ubwenge, ndetse ngo mu bihe bya nyuma ubwenge buzagwira. Iyo usomye muri Bibiliya y'Icyongereza nibwo ugenda ubona ko havuga ngo bazaba abantu birukanka hirya no hino bashaka ubwenge, bashaka kongera ubwenge. Uyu munsi rero usanga umuntu ari kuva hano yiruka ari ashaka ubwenge, ashaka ubwenge, ashaka ubwenge. Uyu munsi nuri abantu bose bigize abanyabwenge bari hirya no hino bashaka ubwenge, bavumbura bakandakana kariye. Nibyo Daniel hano Imana yamubwiye ngo mu minsi ya nyuma abantu bazaba birukanka hirya no hino bashaka ubwenge, kandi ubwenge bwa muntu buzagwira, buzaba bwinshi pe, abantu bazavumbura ibintu byinshi. Uyu munsi rero barakubwira ngo umuganga wabagaga agiye gukurwa mu kazi kubera ko basanze AI no mu mashini ashobora kuba yabaga umuntu mu masegonda make cyane kandi akagera ahantu umuntu atabasha kugera, nikosa umuntu yakora nk'umuntu ayo mu mashini yo ntabashe kuba yarikora. Ibyo ngibyo bikahita bikumvisha ko babaganga twavuga ngo uriya n'umuganga ngo w'umubazi ngo kabuhariwe, ubwo bumenyi twarabufasha tubuha amamashini none ahita arushaho no kubinoza neza kurusha.
ibyo ngibyo urumva ubwenge bwa muntu bwaragwiriye. Ibyo ntabwo wabyita ubuswa, na Bibiliya ivuga ko ubwenge bwa muntu mu minsi ya nyuma buzagwira cyane. Ariyo mpamvu iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi ntabwo uba ugomba kugira ubwoba, ahubwo ni ibikwibutsa ko tugeze muri bya bihe Bibiliya yari yaratubwiye, yarabanje kutuburira, turi kubibonesha amaso yacu. Uyu ni Bill Gates, amajwi yari kuvuga ngo abantu bazumva bino bintu bavuga ati bisa nk'ibiteye ubwoba, nanjye mbona biteye ubwoba, mbega kuko ni ikintu gishyashya turi kwinjiramo, ni ikintu gisa nk'igiteye ubwoba. Ni Bill Gates. Umunyamakuru yahise amubaza ati ese ubwo tuzaba tugikeneye ikiremwa muntu mu kazi? Not for most things. We'll decide. Hano yahise asubiza Bill Gates aseka ngo abantu ntabwo tuzaba tubakeneye mu bintu byinshi, abantu bazaba bakenewe ahantu hake, ngo nako tuzahitamo we nande bande. Kira muri kumva ijambo yakoresheje ati se abantu bazaba bakenewe nawe mu mashini n'izi AI ziri gukora gutyo, ati ntabwo tuzaba tubakeneye mu bintu byinshi, ati nako tuzahitamo we nande bande. Bahitamo ahakenewe abantu n'agomba gukora mu mashini n'atagomba gukora mu mashini. Hari abantu bafatishije isi ku buryo hakorwa ubushake bwabo, badashaka hakorwa ubushake bw'Imana. Inzobere nakubwiye mu byerekeranye n'iyobokamana bakubwira ko bino bintu biri kuba, ikiremwa muntu kizi ngo kiri kubaka amamashini azoroshya akazi, amarobo azaza akagira ibyo ahindura cyangwa se akosora cyangwa se adufasha. Atari ko se twaba turi kubaka ikintu kirenze kuba imashini, ahubwo turi kurema ikintu cyo mu buryo bw'umwuka tutabizi. Ibi ngibi abanyamadini b'inzobere b'abahanga muri ibi bintu by'amadini bakavuga ko ngo icyo turi kubaka, izi AI turi kubaka, ino artificial intelligence turi kubaka, ngo tumeze nk'abashyize hamwe imbaraga ikiremwa muntu cy'isi. Ujya ubona ibi bintu bya AI ko isi yose yabihagurukiye, yashyize hamwe, amahanga ari gutanguranwa kugira ngo abari yatera imbere cyane mu bintu bya AI, kandi koko nibyo tudasigara inyuma, amahanga yose adasigara inyuma, barushanwe muri ibyo bintu kurusha inganda zabyo zishingwe n'iki. Amahanga yose yashyize hamwe kugira ngo bashyire imbaraga bubake AI. Ibyo ngibyo abanyamadini bakomeye babyita nkaho abatuye isi bari gushyira imbaraga hamwe kugira ngo bubake umunara w'i Babeli. Umunara w'i Babeli ni uwuhe rero? Iyo usomye mu ntangiriro 11:4 ubwo usoma ahanditse ngo umunara w'i Babeli. Umunara w'i Babeli abantu bashyize hamwe bavuga ururimi rumwe, baravuga ati tugiye gushyira imbaraga hamwe twubake umujyi wacu uzamuka ukagera ku ijuru, natwe dukora izina ryacu, natwe twikorera izina ryacu. Icyo bashaka ni ukuvuga iki? Tugiye gukora ikintu n'Imana itigeze ibasha gukora, natwe dukora izina ryacu. Bari bagiye gukora amateka, bari bagiye gukora ikintu kitabaho. Bari abantu bashyize hamwe bavuga ururimi rumwe. Mwashyize hamwe muvuga ururimi rumwe, imitima ari imwe, nta kintu cyabananira. Yego kuko ntabwo bari kubaka ngo bagere ku ijuru ngo babone Imana, kuko ijuru ntawe uzi aho riri, Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo Imana yicaye inyuma ya kiriya gicungira ngo indege mujya muzinyuzamo, nta Mana murahabona kandi mwumva ngo iba ku ijuru, ntabwo iba muri ririya juru. Nta nubwo ibyogajuru biranazamuka bigasohoka isi, ntawe urabona ijuru. Bivuze ngo ijuru ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari hejuru gusa ngo niho riri. Ariko icyo bari bakoze bashaka kubaka umunara w'i Babeli, bari bavuguruje Imana mu buhe buryo? Bwari ubwibone gusa. Mbere na mbere umutima w'ubwibone niwo wakuye na Satani mu ijuru. Satani avuga ati ariko ibundi iyi miyoborere nta nubwo ikwiyengeye, ndi kumva Imana nyirenze, bino bintu nanabyiyoborera neza kuyirusha. Ubushake bwayo nakora uburenzeho ibintu nkabishyira ku murongo kuyirusha. Icyo gitekerezo n'uwo mutima gusa tayari ni nk'uwa Satani. Mbega ni bwa bwibone bwo ku rwego rwo hejuru. Ubwibone nibwo bwatumye Satani akurwa mu ijuru, ko Satani ngo yari na mwiza cyane, nawe yarirebaga akavuga ati ariko ndarenze, njye nta nubwo nakagombye kuba nyobowe n'Imana. Satani ngo yasaga neza cyane, na Bibiliya irabivuga. Ubwo bwibone nibwo bwabiteye. Ubwibone buriya bubanziriza no kugwa, niko mu migani handitse, cyangwa se kwishyira hejuru ngo bibanziriza kugwa. Bano bantu babatse umunara w'i Babeli nabo bagize igitekerezo kivuga ngo tugiye kubaka umunara w'i Babeli, twikorera izina ryacu, dukora izina ryacu, pana izina ry'Imana, hubaho izina ryacu, imbaraga zacu, apana kuza utubwira ibintu by'Imana. Nuramuka urebye neza n'aba banyesiyansi cyangwa se izi nzobere dufite muri kano kanya ziri gukora ibi byose by'ama AI n'ibiki, n'ubwo bwenge bwinshi Bibiliya yari yarahanuye buzongerwa bukaba bwinshi ku isi, nabo ubwabyo bari gukora ibyo byose nta gisubizo bajya gushakira ku Mana. Ntubabwire Imana, bazi ibisubizo babikura kari muri iyo tekinoloji yabo, gukoresha izo AI kuzi ubwenge bwose, zituvure, zidukorera ibi n'ibi, imibiri yacu, ibice by'umubiri tubikate twongeremo amamashini kugira ngo tubeho igihe cyinshi kurushaho. Mbega ibintu byose bikorwe n'amamashini. Kubera iki? Barashaka ko hubahwa izina ryabo, ntihubahwe izina ry'Imana.
ikorere izina ryabo. Uyu munsi wa none natwe isi yose ngimeze nkaho iri kubaka muri kano kanya umunara w'ibaberi ariko mu buryo bwa digitali, mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezweho ariyo AI. Bill Gates yari gusobanura bino bintu n'abandi bahanga muri ibi bintu, bigaragara ko byarenze aho bari gukora ano marobo kugira ngo ano marobo amere nk'adufasha ibintu twe bisa nk'ibitugoye, ahubwo ano bari kurema n'ibitekerezo. Ano marobo agire nk'icyo nakwita umutima nama, agira ubwonko, agira ibitekerezo, abashe kwifatira imyanzuro ubwayo. Ari nacyo kintu giteye ubwoba, abantu bose bavuga ngo umunsi ano marobo turi guha data zose, turi guha ubwenge, turi kurema gutya, umunsi yabashije kuba yakwifatira ibyemezo, n'ahandi uzajya ubwirira ubwonko nkorera bikakubwira ngo ndanze ndananiwe, ahubwo igahita ivuga ati ubundi kuki uri aho ngaho wakagombye kuhava, akaba ari njyewe uri aho ngaho ko mbona nkurusha ubwenge. Mbega icyo nicyo kintu gisa noneho nkaho giteye ubwoba. Ariyo mpamvu abantu bari kuvuga ngo ubu ntabwo twaba turi kurema ikintu cyo mu buryo bw'umwuka tutabizi. Usomye mu Byahishuwe 13 hari ahantu handitse ngo ya nyamaswa izahabwa ubushobozi, ihabwe n'umwuka ihumeke, itegekere ngo abantu kuyiramya, utazayiramya yicwe. Sinzi hari abahita bafata ibi bintu b'abanyedini cyane cyangwa se basobanukiwe iby'ijambo ry'Imana cyane, bagahita babihuza ati ya nyamaswa ubwo izahabwa ubushobozi igahabwa n'umwuka ngo ihumeke, mbega ibe ikiremwa, ati icyo gizategekera abantu bose kuyiramya, utazabikora azicwa. Ndetse muri uwo murongo ni naho usangamo ko ngo umuntu wese utazaba ufite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa atazabasha gucuruza, guhaha cyangwa se kugira ikintu cyose icyo ari cyo cyose abasha gukora adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Ese niye system muri kano kanya ishobora kuba yakoreshwa igakontorora ubukungu bwose bw'isi, ikabukontororera hamwe? Make muri kano kanya turebye ikoranabuhanga rihari na AI rihari, ntago ari inyamaswa, ntabwo ari inyamaswa biriya yavugagamo, ariko twayita nk'ibikorwa remezo, kuko ari ryo koranabuhanga rishobora kuba ryakontororera isi yose icyarimwe n'ibintu byose rikabihuriza hamwe, tukabyita nk'ibikorwa remezo. Ya nyamaswa izaza igakoreramo muri iryo tekinoloji n'iryo koranabuhanga, iyo nyamaswa akaba ariho ikorera kugira ngo ibashe gukontorora ubukungu bw'isi. Kandi ubukungu bw'isi gukontororwa kwabwo nta bundi, ni hahandi muri Bibiliya bavuga ngo inyamaswa niza ntawe uzahaha, ntawe uzagurisha, nta kintu na kimwe uzakora udafite icyo kimenyetso. Mbega bazagukupira ibintu byose, umwana wawe azajya arwara bakubwire ngo ntago wamuvura. Uburyo bwo kugira ngo ubashe kwishyura cyangwa se wabwiye serivisi ni uko ugomba kuba ufite iki kimenyetso. Utabasha kugera kuri konti yawe ya banki ngo ukure amafaranga, nta mafaranga ufite mu nzu basi wabitse ngo abari ukoresha. Kubera iki? Amafaranga nayo ubwayo ari gucika, tekinoloji n'iri koranabuhanga riri guca amafaranga cash. Kwezi gushira udakoze ku mafaranga byibura ngo wumve igihumbi mu ntoki ukuntu kimera, kandi wirirwa wishyura, wirirwa igura, wirirwa unagurisha, ariko ugasanga nta mafaranga ukozeho. Bivuze ngo turi kujya mu minsi aho nta muntu uzongera guca iryera amafaranga. Nureba systeme zose z'ibihugu byose nta mafaranga tuzongera gupfa kubona mu ntoki ngo ubonye ngo cash, ngo ubonye umuntu afite amafaranga afatika. Ibyo ngibyo biri gucika. Bivuze ngo iri koranabuhanga n'izi AI bagaragaza ko ngo bishobora kuba ari nk'ibikorwa remezo. Ya nyamaswa niza izaza ikoreramo akazi kayo kugira ngo korohe, ihita inakontorora ubukungu bwose bw'isi n'ubutunzi bw'abantu bw'isi, kandi izaza nk'igisubizo. Ni ukuvuga ngo iri koranabuhanga riri kubasha kudushyira hamwe ku buryo byakorohera umuntu kudukontorora. Uyu munsi wa none kugira ngo urebe ko umuntu ashobora kugukontorora, ujya kubona ukabona barakubwiye ngo guhera saa 12 ntago amafaranga wari ufite ari buze kugira ikintu na kimwe akumarira, kuko hari imiyoboro turi gutunganya. Ibyo bintu bishobora kuba no ku mabanke na hehe hose. Ejo bundi mu Burayi mwarabibonye umuriro ubura, nta kintu na kimwe cyagurishijwe. Ni ukuvuga ngo umuriro warabuze, ATM, banke, systeme byose biranga ku buryo utakwishyura, utagura, keretse umuntu wari ufite cash wenyine. Bivuze ngo hari uburyo ibintu biri kugenda bihurizwa hamwe ku buryo biba nk'ibikorwa remezo ya nyamaswa igomba kuzikoreramo. Gusa iyo ibi bintu turi kubivuga ntabwo tuba turi gutera ubwoba, ahubwo Bibiliya yari yaraduhanuriye ibi bintu, yarabiduteguje kugira ngo nitubona bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma, ahubwo tuzasenge cyane, twitegure tuvuga ati bya bintu ijambo ry'Imana ryaduteguje turi kubibamo cyangwa se ibihe birageze. Mutangire musenge, mwihane, mwegere Imana, muyisaba ubumenyi bwinshi kugira ngo musobanukirwe, kuko Bibiliya nivuga ngo abantu banjye bari kurimbuka kubera kutagira ubwenge. Nicyo kiri kurimbura abantu, kumva ko ibyo barimo, ibyo bazi, ubu bwenge ngo ubwenge bwa muntu bwaragwiriye, bakumva ko ari bwo bwenge, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bwo bwenge bwa nyabwo. Kambabwire ngo ndaje twikorere n'ibindi biganiro, ariko mbagira ngo twongere tujye twibuka ko
hariho n'ubundi buzima y'ubu buzima. Mwibuke kwegera Imana, mwibuke gusenga, ibuka gukora subscribe kuri ya YouTube channel yanyu. Ndaje tujye dukomeza n'ibiganiro nk'ibi ngibi n'ibindi byinshi. Ciao ciao.